Nagira n'umuhanuzi n'umuvuga butumwa ni umuntu Imana yo gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi kanongera nsubire mu Tsindagira ni umuntu Imana yo gukoresha imirimo n'ibitangaza ndamubakundishe ku bantu bakurikiye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tugezeho uyu muntu ni umuntu Imana yo gucisha mu buhanuzi David ngiva Rubavu ngigera Musanze nakodesha inzu ya 15 yego David ndara amajoro ndara ubutayu nje n'umugabo tukazamuka umusozi kugira ngo turebe kugira ngo tuyabone man mfite uyu munsi ndi mu ijambo ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo Imana yacu izaza ntabwiza aceceka ariko njya kuhava naguyemo n'ishuri nabyaye umwana barabyaga amazi yabaye menshi aziyongera baranyongeza bagoja kuri 17 ndayemera bya 15 ntabyo ndi kubona ariko kuko abonye ko nabyaye umwana yongeyeho bibiri nabwo ndaganyuzwe nabyo ngo nzamuhavere mu mwaka utaha naragenda avuga ndi Imana none ko wambwiye ngo uzambiza muri Musanze ndakuntu nibura wambaye mu navanzi cyane cya 10 cy'iyo nzu zamba ariko kamba handi kuko yaraturaga yaravaga kuva abantu bamere kumvurika gwa maza imitunzanga mu buriri mfite kibo ni kwa bya bintu bitora by'ibiceri bisimbagura ndibaza uyu mutuko umwana wanje kazarwara umuso nge narizwaga nuko nza umwana wanje arwarira mu musonga ariko nyirinzu akabazwa nuko amaza ngiye ko nzamesi byahi byiki by'umwana amaza akaba menshi nyivuyemo nje muza 35 ku kwezi Oivuye muri 35 Nya 35 nyivamo nja munsi ya 45 wa 45 nabwo napsaye ndi mwana ariko ibintu yagiye muri nabyo muri Musanze nabwo mbyaye ndi mwana ngivayo kwa muganga ari kwa kabiri mabukwanvu ansore kwa navuye kwa muganga kwa gatatu mabukwanvu ari kwa gatanu yinza rambwa ati ndi kugushaka bati twumvikane bati nzagenda yikeneye mfite ubukwe kandi abantu rimwe tuvuga ikintu bakagenda bakagipinga ibintu by'Imana birakora nge mbihagazeho hakoze bavereka ngo baze tukubwize turi kuganira ni byagacukashika komeye ku Ditamano kuri Rwanake Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David ninjye mugiye kona muri kigano nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Rwanake Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi yitwa Tsindagira ni umuntu Imana duhaye mu gihe nk'iki ni umuhanuzi w'Imana Imana icishamo ibyayo ni umukozi w'Imana ni umuvuga butumwa Imana muduhaye mu gihe kitoroshye ariko nanone cyiza ushobora gukurikira ijambo ry'Imana uri ahantu hagiye atandukanye ku isi ariko ningiye kigoranye kigiye abantu babuze icyizere cyangwa se abantu batakibona ijambo ry'Imana neza ariko njya no kuri Rwanake Plus ndacyafite abantu b'Imana ngiye cyiza aho abantu bashaka kumva Imana bundi bushyashya ku bantu bayiringiye hanyuma rero n'abatindiye cyane reka nakira umukozi w'Imana Imana yemeye ko uyu munsi tuganira Tsindagira meze uti bazi dukira imbere y'Imana turagushimye Imana yacu turagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga turagushimye ko wabaye natwe mu bicuko bya nijoro twari tujyamye nk'indumbi zegetse turabyutse twumva biremera habwa icubahiro tugushimiye yuko warinze imiryango tuvukamo niyo twashakiyemo turagushimiye ko warinze igihugu cyacu karinda abayobozi b'igihugu cyacu habwa icubahiro latosi efone pine vosisi dotayi turagushimiye Kristo mwiza waturebereye tutabasha kureba wadukangariye mu bicuku bya nijoro mundaje kwa muganga yabuze ibitotsi bakamuha ibinini byo kumuhereza ibitotsi ariko ndawasinza ngo amuhe imiti yo kumukangura ariko umuntu yasinziriye uramukangura Kristo habwa icubahiro mwuka wera twemerera ubane natwe muri iki kiganiro twemerera ineza yawe itugumeho gikundiro cyawe kitugumeho nyenyeri yawe ikomeze itubeho ababyeyi bagiye kudukurikirana turabasengeye abakobwa n'abasura abashwe turabasengeye mana ababyeyi batwite turabasengeye abakeneye urubyaro bagiye kudukurikirana turabasengeye bane natwe muri iri sengesho kandi amavuta yawe atugumeho neza yawe ikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo amina 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 hanyuma reka nonge nguhikaze nakarabano kuri Rwanake Plus yego ariko nangu usaba kanya manzi nta gitangazo rimwe cyangwa amatangazo abiri tangazo rya mbere no kubabwira ngo cyangwa se nka bibiri banga iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana hano twakuranye nawe ikiganiro turamubwira mu kiganiro nyuma kiri gusoza akatubwira nimero ye bivuze nk'abantu babashaka gusengana n'abakozi w'Imana tuba twaganiriye mujye mujya nyuma y'ikiganiro muzajya musangaho nimero zabo nta mukozi w'Imana nge ngurana nawe ungende ngo ngende nako ntamusabye nimero yiwe ibyo nibanga mbibi icya kabiri
uba ugomba gukora subscribe kugira ngo twemeze tube umuryango mugari. Ariko nanone niba ufite inshuti yawe ukunda wifuriza ibyiza wumva yakumva Imana bundi bushyashya, uba ugomba kumusangiza kino kiganiro. Nawe niba ari umuntu wagusangije kino kiganiro, ni inshuti yawe ugukunda ikwifuriza ibintu byiza. Sinagira umeze ute? Meze neza David. Mama y'Imana arakurinze. Arandize. Koresha mikrofone neza ngo tuze kubijyana mu neza. Arandinze. Hari ukuntu nakira umukozi w'Imana ngumva ndanezerewe. Imana ishimwe. Ngumva ndanezerewe, ngumva umwuka wera, nkumva sizo utuntu turuka mu birenge tukazamuka tukagera ku musatsi, ngavuga atari ku Mana ugira neza. Cyane cyane iyo ngeze ko bahanuza abantu babwiye ati David ukunda abahanuzi, nibyo nyine nikundira abahanuzi n'abavuga butumwa, abantu bose ndabakunda bavuga Imana neza. Ariko bigeze ku muhanuzi by'umwihariko we aba ari ibindi kuko ni umuntu dukeneye mu minsi ngiyi cyane. Umuntu dukeneye kugira ngo atubwire amakuru y'ijuru iby'Imana idutegurira. Uzi umuntu muganira akakubwira ati sha nubwo ubona ubabaye, ariko ndakubonamo umuntu w'igitangaza, wari ugiye kwiyahura, ariko humura. Oya humura, bya bintu bigiye kurangira gato. Noneho akarenzaho n'akana akakubwira ati iki n'iki mu kwezi kwa gatanu ibi byose bizabyarangiye, mu kwezi kwa munani bizabyarangiye, mu kwezi kwa 10 ibi bintu byose ubona bizabyarangiye. Ati kandi reka nkubwire, umwaka ujya gutangira wundi uzaba uri mu kindi kirere cy'umugisha. Hanyuma kuri Tsindagira Imana yagize neza, Tsindagira Imana yagize neza. Yagize nkuze kubabwira ngo nangwa n'ubu. Ngo nangwa n'ubu none birutejo. Nukuri. Ejo hashize hari habi, ariko uyu munsi hari n'intambwe twateye. Nukuri. Naho undi tubikesha rero n'uyu mugabo witwa Yesu. Nakamwenyo kaba kagaragara. Buriya nkuze kubwira abantu ngo abantu bakuvaho, David inshuti zikakuvaho, umuryango ukakuvaho yungurikiye, umugore akakuvaho, cyangwa se umugabo akava ku mugore, ariko Yesu ntago ajya gusiga. Ntabwo ajya gusiga. Ico dukundira Yesu rero, y'imiryango David yakujugunye, Yesu araza akagushikira. Kandi iyo Yesu ageze ku buzima bwawe, ntabwo agusiga gutyo. Njyewe David nubwo Tsindagira mukunda, namusiga nkigende cyane rwose pe, kandi bigakunda bikemera. Umuntu akakubwira ngo nzagukodeshereza inzu, ejo akakubwira ngo ndago nzo ngakukwishurira y'inzu, akumva yuko ubuzima bwawe buhagaze, akumva ko araguha piriyavi. Bugiye nkuze by'abantu ngo David ndago muri bayikoresha. Rero hari igihe akuvaho none Imana ikakuremera undi. Hari n'igihe akuvaho ufite inshuti yo mwibanga, Yesu atari yamugaragariza. Waba ukibwenge atari kuzi ko wa mupapa wanyambikaga uyu munsi yamvuye, akahita kugira ngo yakuguriraga imyenda none nanjye ejo mu gitondo nde kukeneye, akaja kukugurira imyenda utandi yakuguriraga ihenze. Kubera iki? Ubundi reka kunwana Yesu, iyo Yesu akunwaniriye akuzaniye inshuti nzima. Iyo Yesu yakunwaniye akunwanira ku bantu bazima. Ubundi nuko abantu bananirwa kwakira kino kintu. Ubone ntukarebera umuntu mu nyungu zawe gusa, ujye ureba n'inyungu ze cyane, kuko nakuva uzabona ko agiye mu nyungu ze. Niziba ari nziza ari mbi, ibyo nibye, nawe sigarana n'ibyawe, kuko abantu dutinya kwikorera ibibazo byacu. Ubundi mwana David nuko abantu buranguze by'abantu, uyu munsi ushobora kuza ukambya ati David umwana we ndamurihira iki unsakuri, ukambya ati Tsindagira umwana wawe nemeye kumurihira ishuri kugeza arangije. Ejo wagiramo hagati ukaraswa bitewe nuko waruzi ikizazigize ute zihari. Ibyo birashoboka. Ukamuga ati ugenda narakwemereye ku mwana we nzamuriye, ariko ibintu bigize ute birahindutse. Nge ngumva yuko hari ubugome, hari n'ishari, sindekereze icyo kuvuga ngo oya ngo David ngo yahuye ngo narunaka ngo runaka mushama ibitekerezo. Ntabwo ari ibitekerezo, ahubwo ni inzira. Kandi nanone erega iki kintu kitabayemo none amyanga Imana ikora gute? Arawamye ati neza, amye ati David rero urabizi ati teka uzareba igihe uzabahamagaye Imana muri cyagiye ukibona hari ibyo ufite kwikorera cyane, irabihagarika, izakurebera indi ubuzima bwawe gusa, ariko mu bindi ntago izaza kugufasha. Uribuka igihe twirukanaga twavuze ku nabwirije kuri Hagayi na Shimayeli, burya bari kwa Aburahamu bumvaga ko ibintu rwose bimeze neza. Siko kuri bumvaga kingwa zihari, inga zihari, yarebaga bakaja kunywa amata, ibyo saa sita ibyo bikaboneka, ifite ikaboneka. None ikirenza abahanuzi bahoraga buri munsi, ariko Imana yafashe umwanzuro ibwira Aburahamu
fata umwana na nyina ubirukane burya bo bazi kari Aburahamu ari Sara wabivuze wibuke dusoma ijambo Imana yabwiye Aburahamu ngo ibyo umugore wawe ari bikubwire ubyigira ute ubikora ariko se reka nambye n'abantu ushaka kugumana n'uwo muntu guha 2 5 100 kuko udashaka kuva hamwe nawe ngo ujye ku muntu gweza miliyoni nabwo rero ndari we wabyishoboza David kuko uvuna nje wabyishoboza aho ubuyimana ubundi niba uyu munsi twazenje no tuganira ku bya mituweli twabiganiye ku by'ico bya mituweli niba leta yicaye bangwa ariko uyu munsi David uyu munsi yishuraga 3,000 tumushize mu 8,000 leta hari ikikiri ishaka gukuramo hari umuzimu ishaka kwica w'igisuzuguriro none niba leta y'ubwayo yiceka gutekerezaho ijuru ryo kikiri tagutekereza ngo rikuzamure mu ciciro gifatika none hari n'igihe leta iyo ikuzamura bitari Imana ibikoresheje wabyumvise ukakivovota ngo Mana ngo ibibindu ngo biki irabireba kandi izi nzira igisubize bizagira ute bizakunda buriya tukishimire kuguma ahantu hamwe habwo tuje tumwerana tuje n'ahandi tuje kuntu ibintu bimeze tavuye buranguze bwira abantu ngo tuje tuganira twibuka amateka mango byo ngo none birutejo wari waje mu nzu y'ibihumbi 20 ukananirwa kuyishura nyirinza akakwirukana kandi uwo munsi nani ngumba ufite kuyikofi kuko iyo yagira uba wamwadirwa byati rero mbabarira amafaranga yaguri mu kwezi ariko nayabonye yakira tugumane yamagwa priyavi iminsi 15 ya priyavi karangira ku munsi ya buri saha imwe kuba umuntu aragwambwa ko 1,100 akaje kodesha sinzi n'ubwo munsi waje kodesha inzu ya vendi nda n'ubwo wanayibona uje gucishirizwa akagucumba 50 waje ayidoya amako inzu y'ibihumbi 40 iya 40 urayifata kandi ukishura kubera iki vendi wayibuze 40 akababonetse iyi nivo uriho Imana yayitegeza kandi itagukwiriye ariko ukabona ko nivo yawe ari gukwiriye Imana igasanga usuzugurikiye muri iyo kategori Imana ikayigukuramo urivovota ari cyejo uvuga ati nyamara Imana yakoranye nanje yakwanyira dore ejo bundi umugabo arabwirije ati nyina nane kurya ibirayi no kugura 90 ikiro none ubundi kurya ikirayi kigura 400 tingabirya ngabisigaza kandi kigura 90 naraburaraga David ngiva Rubavu ngigera Musanze nakodesha inzu ya 15 yego David ndara amajoro ndara ubutayu nje n'umugabo tukazamuka umusozi kugira ngo tuyabone iyo nzu ndiruka ndabwo nyizu nigeze nyivamo n'uyu munsi ndabivuga namushimira uwo mugabo witwa Desire ndabwo nigeze mfata 15 ngo bimuye cash namwaga 3 4 5 none uyu munsi ariko ibarika nangi kagweza umubose nk'uwo kwihanganira ariko njya kwava naguyemo n'ishuri nabyaye umwana barabyaga amaso yabaye menshi aziyongera baranyongeza bagoja kuri 17 ndayemera amwamura bambwe atari ku kwezi gutaha yambye ati nuguyemeye mu kwezi gutaha uzaduha veni bya 15 ntabyo ni kubona ariko kuko abonye ko nabyaye umwana yongeyeho 2 nabwo ndaganyuzwe nabyo ngo nzamuha veni mu mwaka utaha naragenda avuga ndi Imana none ko wambwiye ngo uzambiza muri Musanze ndakundu nibura wambayemo navanzi cyane cya 10 cy'iyo nzu zamba ariko kamba handi kuko yaraturaga yaravaga kuva abantu bamere kumvurika gwa maza imitunzanga mu buriri mfite kiba ni kwa bya bintu bitora by'ibiceri bisimbagura ngibaza uyu mutu ko umwana wanje kazarwara umusonga nge narizwaga nuko nza umwana wanje arwarira mu musonga ariko nyirinzu akabazwa nuko amaza ngiye ko nzamesi byahi byiki by'umwana amaza akaba menshi ariko ngaho kibya ko mugabo ari kubyikoresha nyivuyemo nja muza 35 ku kwezi wivuyemo itije 35 nya 35 nyivamo nja mu nsi ya 45 wa 45 nabwo napsaye undi mwana ariko ibintu bagiye muri nabyo muri Musanze nabwo mbyaye undi mwana ngivayo kwa muganga ari kwa kabiri mabukwanvu ansura ariko navuye kwa muganga ari kwa gatatu mabukwanvu ari kwa gatanu yinza arambwa ati ndi kugushaka bati twumvikane bati nzagenda yikeneye mfite ubukwe numva umutwe uragegeza ute nta deni mufitiye ndaki nareba kwikofi ngasanga nta n'ibumbi 5 mfitewe nta n'ibiro 5 by'umucene mfite mu nzu nta n'ibiro 2 bya Kongo mfite mu nzu David ndabyo
nyirinze gihamwe atari kwereka igihe cyawe cyararenze genda narasohotse mva mu nzu njya kwitegereza umuntu ngiye kureba cyo koze mfite 10,000 mfatire by'amasengesho yego hari uzunsu iranzu mugiye kubaza nyirizo hambya ngo ni 35 iriya ukwezi kumwe amazi n'umuriro ukirwariza numva nabwo ndashuka ku bihumbi bingahe 35 nja 45 yo narindimo banja 60 na bingahe na 5 amazi n'umuriro ngirwariza nayo ndayo mfite ngayibaze ngisuwe ungurikiye urgucika intege we ari wowe ubwo waje mu kiraro waje mu butayu ukafata ubwo n'uruhinja byagenda gute cyangwa ngo tuganire ku mbaraga z'iki z'Imana ukibyana aho barakwirukanye naho baranyirukanye njakizu inzu ya makera banaga niyo nzu ya 35 ya 50 nayo nigeze mbona kandi no kwibana 50 nayo nari mfite ariko nsenga Imana ariko nari maze imisi Imana ngo ndakwimuye muri Imana irakubwira ukibaza atari kandi ko mbakunze burandi bigutangaza n'ubwo inzu ndimo uyu munsi ejo nyirizo ndaco durugupfa pe ndamukune Imana isinamumbera n'umugisha ndanambagaraga ku mujyanga mbwira ngo nyishura oya ninje umwamwe by'amafaranga yabonetse akanuku ngwino nyagushye ariko ejo ashobora kubona ashobora kuzatinza wagenda yikeneye kumba Imana ishaka kunja mu 1,100 nabyo biremera ndivovota ariko bigeze ubutsindagira maze kumenya kundi Imana igira ute ikora n'ubushake bw'Imana ahandi uri wayibonye ko cyakunze Imana ikabona ari abantu ejo bazagusura urumva David hari igihe Imana ibona ko abantu ejo bazagusura bakona ahandi bazatuka Imana yawe Imana ikakurika kwimura ico gihe niho nagize umugisha maze kubika muri 65 ma uko apanga kumbemba kandi koko mbona ahantu haradukwiriye bibuka baje kumbe barahageze narahageze icyo kiro nayo nyirimo kumbi yo bambemba ndi muri ya 45 ntabare bagomba kubona kwicara yego kwabonye ni agapango kanje kisagaguye njiri ndare hanze abandi bakagira bakicara inzi ifite salo na salomanye ari kindi ari ifite salo gusa kuyi nabwira ni ufite abashitsi ndakwingize mbicumba kimwe na salo ibindi byumba byanje n'abashitsi bawe nta kibazo atoya genda hambira genda kandi aho ngaho kagenda wivovota ngo nyiruzanye ukanzeho kandi Imana yo iri gushaka kugushyira mu kindi kirere hari umuzimu hari n'igerega ahantu kodeshereje reka tubanze dushimire bano bantu badufasha ngo tujye mu kindi ciciro abo bantu baradufasha burya baramfasha baradushigikira abo bantu reka tubanze tubashimire nawe niba kino kintu kera kubaye kuko cyabaye kuri tsinda hari umuntu birukana mu nzu nawe niba barakurukanye mu nzu cyangwa se bakagwa priave warabaga mu nzu cyangwa n'ubayirimo cyangwa n'ubuyirimo warabaga mu nzu ya 50 cyangwa se mu nzu ya 50 bagwa iki priave urumva ukabura kujya gushaka inzu ukabura inzu ya 60 80 bibwire Yesu ukabura kubona ijana bibwire Yesu ufata iyo nzu y'ijana bibwire Yesu nibibwire Yesu ukube kabiri buriya pereka mbabwizwe David nge nabonye Imana iko mu nzu ikubye kabiri yawe wishyuraga iriya nzu abanyamye maze imisi n'ibyo abantu ngo twumve turebe ariko tunagira ute tuniki ikintu Imana ikura mu gihombo buriya uri umujura ashobora kuza kukuba mu nzu akazana isahani wabonaga yaguze igihumbi wumva ngo nibwo bushobozi bwawe ariko yamara kuyikwiba Imana igakwavuga ngo bayiba Imana igakoresha umuntu akakuzana amasoro y'ibihumbi 100 ariko batari bakwiba ntabwo umuntu yaterura isoro y'ibihumbi 100 akayikuzanira iwawe Imana yo ari umuntu cyera baze kubona Imana ifite inzira nyingi ikunyuzamo ikanegera n'indi ziri kunyuzamo ugatabarwa Sishi kuko brother maze ibisi mbira abantu ngo Imana mfite uyu munsi ndi mu ijambo ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo Imana yacu izaza ntabwo izaceceka Imana yacu izaza kandi niza ntabwo izaceceka ibintu birakoramwa by'Imana birakora hari abantu bamwe batabizi yagiye birakora ibintu by'Imana kandi abantu rimwe tuvuga ikintu bakagenda bakagipinga ibintu by'Imana birakora nge mbihagazeho ntabwo zavereka ngo baze tukubwize turi kuganira utari watutse twafunguza icano muri Amerika rero regeza guhamagara inde ngewe
nta n'umuntu narinzi uba muri Amerika. Kenya wari waguhamagara nta muntu warundi ariko reka mbabwize ukuri akabana narinzi nabari bari Uganda Kongo nabo beje nikavukira ya miryango yagiye ihungira ijayo mukaba inshuti gucyo kavuga ati mfite data wacu yabyaye y'umwana niyo none ngangere batsindagira uyu munsi niba mfite muri Kenya mfite abantu bambamagara mfite Tanzania abantu abandi Imana yambuje nabo nivuga butumwa base burandi avuga ngo isi yose irangurikira none ibintu kute bidakora ibintu birakora nta mwene nta data wacu bifite muri Uganda mwene wigeze kubyitegereza neza witwa Sekazu ati ibintu birakora oya birakora Sekazu mbetse ko ari foto ya nagakosi kugwagwa mwitegereje uyu muntu bwandi witeka wagize neza waratuzahuye nuko Imana yagiye tuzahura muri ibi bintu Sekazu ndamuko Imana yagiye tuzahura ituzahura muri ibi bintu Sekazu atamusuje mu gihugu cya Mozambique. Sekazu ari mukurikiye kino kiganiro pasa wanje mushumba ndagusuhuje njuti yanje magara Imana yazahuye nga Sekazu yaratuzahuye afite amateka abantu batajya bayakurikira neza reka muvugeho Sekazu yabaye hatazi Imana atazi Imana yo wanakureka ibyabira munanira ariko ageze muri gereza Imana ari gitangaza atiro hano ndabona hano ibintu bikuzengurutse ntago zigerure kimwe ubiye ku ndetse yikarande ntabwo uyatuyibwiza kuri ntabwo yikarande uzayikira Imana bati rero wako n'umuntu wanje wo ubundi ndakwifitiye kandi umuhati ufite mu byaha ni nawo umuhati uzakora uzarutaho gukorera Imana ati umuhati ndawifitiye Sekazu Imana bimukubise he muri gereza abakubise imyaka ingahe 3 avayo yabaye mushasha nawe rero hari gushaka kufite none uyu munsi ari kuri umva ari Mozambique ubu ari kurira indege ese bareka mbabwiza ukuri mwabandi batukurikiye mureka mbabwiza ukuri ndibuka najaga i Kigali banigaza bawo umucuruzi w'imyenda ntigeze Kigali ngiye kurangura imyenda ariko uyu munsi nje Kigali ngiye kuvuga butumwa Yesu warakoze ndagupepeye saka ko umugabo witwa Yesu atagurirwa fanda buri munsi buri mugabo Yesu amugurira gafanda agafanda bagiye kugura Yesu kugura David naga bati Yesu warakoze niyo kuri ko Imana Yesu yagize neza agafanda buri munsi David arakagura oya Imana yaratunwaniye yatungwaniye Amerika tungwanira Australia tungwanira Kenya tuvuga agafanda ko kugura Yesu tumaze tukavugira nyine Yesu barakatugura bakabakaguriye Yesu niko uri kuvuga wavuga ngo mugabo cyawe bana akamuguriye nyine kaguriye kagure tumaze tuvuga ko agafanda ubwo ndacyo turakagura ibuhindutse Yesu ntago minutse Yesu ubwo Yesu akorera muri nge ubwo rero navugaga navuze ndabaye Yesu anywa fanda tubatwara mutuye fanda kandi David ubwo nawe ndagutekereza Mana ishimwe twaganiraga rero ariko pe nagambira abantu bihebye David uko wambaye ubushwambagara wambaye ubucocero nukuri kumana kubwizwe natwe twari munsi yawe ariko uyu munsi Yesu yaratwambitse yego ndago nge narizi kuntu umufuka w'umucero ugura mwiduka ubuzima nabugezemo nusu ikiro ngose nge yose nyafite namenyaga umucero kundi umuntu awunzaniye rega bari musaza naguriyemo n'ishuri mumenyaga umuceri haruka n'umuntu wunzaniye burandi umuntu wigeze gusenga David ngaje ndawiga igice cy'atanu gakibika mugwe yambwiye atari koko umunyu washize bari bagifunga umunyu wa 50 ngavuga ndi mazu kireba muri musi y'umukeka ndi mazu ari bicenda twaguye mazu mwe muri ko byuzuye 50 yakukana kavuye neza najaga gusenga yego ngasaba ikimenyetso cy'amafaranga Mana zatunga amafaranga nabyo ngatwagwa igice cy'atanu igiceri cya 20 ngabituzuzanya banigaje kuja kuri songa mundu yanyirukanye mu gipangu cyanavuga ise umuntu arancumbikira aramusanda birambiwe saa 11 mbyukiye kuja ku musozi wa songa igihe imisozi utabikigererwa umuntu aramugambya ngo uyu munsi ndundare mu gipangu ugende nabandi wamba cyo genda baga musazi mu muryango wanje w'igisenyi umuryango w'igisenyi no banje kuza ngira maje kuza arambwira ngo ndundarire mu gipangu nabwo wambabariye nibura ngamuramo iminsi 2 ngashakisha nayikode hamya ngo nuko ngubwiye ndavinja kuri songa ngeze songa nje urabona ahantu bacukura ngamabuye harasonga nja mu ndaririramo ngisoka mu ndagwa migiceri cya 20
kandi Imana ashimwa ko iki ari kimenyetso cy'amafaranga. Hirya ari groupe yabagamo y'umupatiri nawe baramwitaga nde wakundaga kuhayoborera groupe afata n'umumama bita Ngabire, ahitamo nandi yang Imana yanyagiye kugwa amafaranga. Amubabaro wazanye nagura gusubiza yo ngita. Aho mapa w'injuti yanje baganya amasheke nayo twarahujwe nuko nabyo yari afite ako imabona urubyaro. Aramba mwambye ati ngoreje 10,000 byo kugura iki ingoko zajya kubuna twinjiraga mu minsi mikuru. Bitabona ikintu kimenyetso cy'amafaranga niyo mafaranga aherewe David gukodesha yazura kugira 15 yanyagirwagamo. Byari bikomeye. Bitazamura n'umuryango byari bikomeye. Aho baruteye n'intambwe. Tuvuga ati nyina kodesha inzu yanjye 15 natanza yaje nta mpamvu kwijyama mu nyenye ngomba kuzana n'umuryango. Yesu rero yagize neza. Imana yaguteje intambwe. Yesu uri umuvyeyi. None uyu munsi iyo mbuye navuga ngo ya Mana wasenze yarakoze. Mana zamuohereza. Ariko se kambabwe mwabagabo. Ushobora kuraho mu muryango baraguciye. Ushobora kuraho ndajambo ufite kwa nyoko bukwe. Ushobora kuba muvyeyi uraho ndajambo ufite umuryango washakiyemo. Vuka musenge. Ureke Imana itazaguhisha mu bakwimye jambo. Pfuka musenge Imana ni kuvugana nawe. Icamiza byira ngo ngugarura agacoka wagize ute wanyazwe. Aho utafite ijambo Imana izaguha ijambo kandi yiguhaye ijambo abantu barakugarukira ntabwo bagaruki. Ndi umuntu wabayeho ngewe famille ibona ko ndacerekezo nzongera kugira. Ariko uyu munsi bari kugira ubukwe bakambamagara. Batarabamagaraga bite byawe. Nabonye ngiye ku Gisenyi wambaye neza. Sayibonye. Wambaye nneza. Akiramye no mazi yakigane kwitera ipasi. Amye ndaruko ngo ndikuze gutera ipasi kigusetsa. Ramye no wambaye meze kuri. Bigaragara ko yite pasi gataro utayambara. Uri wahanagura ukwita. Uri mazi yakigane kwitera. Uri umuntu Ramye na buri gembura musabira umugisha wa muntu aba muri Afrika yepfo no mubyango Ramye ngiye gusezana cagiye mu murenge. Ramye buri gembura musabiye umugisha. Ni wagiye gusezana mu murenge. Mu murenge. Ugiye mu murenge. Nyine y'umwana Imana iri kugenda. Igwi imyenda 2 untago impamvu abantu ubibona nuko Ramyenda ndago yigeze bora byuga nagiye nyambara buri munsi bayambayeho ngita bakavata itsindagira nyuza wambera rero Ramyenda kuko Imana igena incumbusha bora ari umupapa Imana yambaye muri goyiko arigiye afungwa imena nabyo ati tsindagira uyu munsi ari umwene wabonetse mwiza urabona giye shati nambaye ni insiri murabibona insiri gusa yongeye kuri umuntu w'imyaka haje ni imyaka ingahe 43 ndimubyibaza navutse nane kane David nane kane ariko barushoka kuba banakubeshye buriya nakakubwiye ngo wavutse 8 haje ni 4 kane ubwo uravutse muri 2 ibyo ni yasubize n'ababyeyi bampsaye icyo mbamya ko njingiye umuryango mfite subida viso mfite umwana ufite imyaka 17 sasa njya numva ngo naba 10 ese barabyara rero ibyo ngubwira ngo iyo umuntu ukuntu yese aba yakugisa gasoro yangize neza bura irambye ngo mwana wanjye nsaguhindura ubuzima bura umufasha wanje wamubonye arige twahuye nkabona urashaje mwa urabyibuka tuyura bwa mbere birando cyo abandi manije umumbere umugisha bana abandi batumije umugisha uyiwaye ngubona arige twahuye nkabona urashaje ngabona urashaje pe ariko yewe rero mwana nagasore ariko amavuta y'ubuhanuzi bwe yamara nagasore hanyuma sindagira reka twigire ku murimo w'Imana reka twigire ku murimo w'Imana reka twigire ku murimo w'Imana twatangaga ubuhamya kugira ngo abantu babyumve kino kintu ni cyiza njye maze iminsi ndi kubwira abantu mwumve munareba ariko muniki ushobora kuba dukurikiye uri muri yo swasi barigengana n'abantu babyande namaze imyaka 2 ndaze ko yikwahiri bakanze kati birashoboka musanze si Nusi cyo muri goje gushaka bikira nimana ndazi ko umunyu waba ari wa 250 mugura na muri gwe ko naje gushaka mwiki oya tubwizanye ukuri sinzi kundi haba ari gura sinzi kundi nusu umuceri gura nagura gisukari imva ngo nayihaye kungwa isukari ya desi nugo muri gwe ko naje gushaka mwiki washaka miki ariko nshima Imana ariko umuntu abwate ngoreje amafaranga kuyo n'uyuni y'amadolari ja kubikuza ngamenya aho bafunguye cyo gasa nabyigwa niki hari nayo bakoreje umunsi oya ariko ari mu nzira ariko ari mu nzira oya ari mu nzira ari mu nzira mfite kwizera ari mu nzira ari mu nzira byo mfite kwizera kuko uyu muri twitariki zingahe tutariki 3 mfite kwizera ndozagaza amatariki 10 ndayakiriye kwizera kurarema reka amye ngwerekeza ko yabiko David nzakuhamagara kwizera kurarema
zatangwanya zahita afata ati mwabonye amafaranga hoya kwizera kurarema ndabizi neza kwizera rega nitutiye turabara mbwira abantu kusenga nisova ngo mana niyaturiye y'ibyo kujya umazaza byango ibyifuzo rufite Imana yabyumvise bundi duhanura ubuzima bwacu tubone twiringira abahanuzi cyane. Oya ibi bintu by'Imana birakora abantu batabyumva sinzi impamvu batabyumva ni imyumvire iyo shitani abashizemo ibintu bibereka ko shitani nda burenganzira afite bwo gukora kuruta iby'Imana ikora kandi shitani bavuga ngo shitani inzererezi ndacerekezo shitani agira ariko Yesu afite icerekezo. Yego hanyuma umurimo w'Imana umeze utatsindagira Imana umeze neza gute nk'umuhanuzi umuntu Imana yahaye impano zigiye zitandukanye umuntu wahawe kujya asengera abantu. Yego umurimo w'Imana uhagaze Yesu ari gukiza abarwayi. Yesu ari gukura abantu mu bukene akabazamura mu cyiciro cyo kohereza ibyo kujya no kubambika. Yesu twaramuhamagaye aduhera abantu ubwenge. Ndakeka uyu munsi abana bagiye gufata za biruti ndago amanota bari bafite utari umunsi ari wari buzane kuko twavuganye n'Imana tuyangitanze abana bacu ubwenge. Hari ibindi bigaragara ko Imana yagiye ihindura ibyiciro ku bana bacu. Cokoze David ndimo ndikunshaka kubwira abantu uyu munsi icyifuzo mfite shitani yageze mu ngo zubatse bura mfite agahinda usanga n'umuntu ufite imyaka 50 na uri kuja kwa divorce imyaka 50 afite ibimurambiye. Hoya yarakuye kwihangana none se reka ngo baze David uyu muntu usave divorce ari mu myaka 50 kandi ari bakurundi rugo none ari byo abigenda gute tsindagiye byari ukuntu nizera Imana ariko nawe uraza kumfasha umbye niba narayobye n'abantu badukurikiye bambye ko nayobye byari ukuntu nizera Imana nize ko buri kintu cyose Imana igikora ifite impamvu yayo kuko nta kintu Imana ikora mu gihombo kandi byose yemera ko bitugeraho ubw'impamvu zayo. None se ubwo reka ngwase koko nawe uremeye ko umuntu ufite imyaka 70 60 cyo kora ikintu uretse ufite abakwe abuzukuru n'abakazana sibyo tubyumvikaneho nawe ko kuremeye ngo abantu bari mu bushwana bafite imyaka 60 koko niba ufite imyaka 30 25 azaje imbere y'urukiko ngo urugo rurananiye. Yego jewe kuntu myumva ku bantu bangurikiye babyumva je kuntu myumva ndabe mu mubiri nkareba n'indangaciro zacu n'umuco tugendera sibyo umuco wacu tugenderaho ntago byemewe n'amahano. Niyo mpamvu ngo rero umva ndavuga kano kantu ariko ku bushake bw'Imana no kubw'impamvu z'Imana no kubw'ubuntu bwayo no kuburi kintu cyose gikora bitewe n'inyungu zayo n'ikigishaka sibyo Imana yemera ko bitugeraho Imana bigomba kubitwara uko ibishaka. Nanone David mbanje ndikukubwira Imana yakwimye divorce ukibyara mu rugo rimwe ubyaye abana 3 4 5 ugize mu bana 7 yego kuko iyo Mana itagirira imbugiza aba bana ugiye gusika. Umva ikintu kihari umuntu wese ajya muri divorce ajya banza bazimana. Yes mujye mubanza mu bazimana ariko kubereka ari giye mugenda mwirukanga mukirukanga mutabajije Imana niba ari rwo musaraba Imana ishaka kugupimiraho kwihangana kwawe wa mubyeyi we kuraga noneho shitaragahita none ibaza David ukuva umugore wavuze ngo yanga umugabo ngari kundoga ngo ndanukaye n'umugabo yananiye kukuroga ufite abana 2 ugize abakwe n'abakazi najya koko niyo mugabo akuzaniye uburozi ngupfe urumva ibintu shitani yasutse mu ngo nababwiye ngo mfite ijambo rwange Imana izaza ndabwe zaceceka ariko ngiye ku bantu badukurikiye pe ikintu cya mbere nabashishikariza mujye mubanza mubaza iki Imana cyokoze nibikubwira 2 3 uzakora none nshobora kuza tsindagira mvita amakuru ku rugo rwawe rutameze neza ngakwereka ngo ni Imana igize ute ivuze nyamara atari igize ute ivuze aramaranga mutima David arabahanuzi bari gukoresha maranga mutima ngaza ngumva ngo David n'umugore bari gushwana ngaza umugore ngo rambye ngakira divorce hari ikintu narahiye yari ikintu narahiye babyeyi abana kamagire kanama mwabantu mwe ngewe ntago ndi mukuru cyane sinagira randuta urabye sineme no kumukurikira bwa 2 sinubwa 3 wena nibura nka 5 urikije ku myaka avuga 43 sibyo tsindagira yego reka ngira abandi inama yanjye ngiye kubajyana ingi nk'umuntu w'umukristo nge navuze ati kugira ngo sebanye n'umugore sibyo tujye kuburana buri wese ahagarara hariya ashaka ingingo imurengera kugira ngo agaragare nk'umwere nanjye magara hano nshaka ingingo indengera ngagaragare nk'umwere magarare nk'umwere
sibyo ninavuze ngo ikibazo cyose nimbona ntafite gahunda gutandukana nawe ikibazo cyose nzagira nzihangana nta n'umuntu uzamenya ibyanjye okay uzaba rero uzaba ugize umugisha cyangwa kubabwira abantu umunsi abantu bazumva ngo ngewe David nahanganye n'umugore ni guhagara hariya ngo abantu bari kunyunga buri wese gushaka ingingo imurengera kugagaragara nk'umwere none nawe gushaka ingingo imurengera ngagaragara nk'umwere kandi iyo bigeze aho ngaho buri wese ashaka kandi akupitamo kugira ngo ashinje abangaba ngababandi ngabo kwana bote kakanyoma kuyagaragara nk'iki nk'umwere aho namubwira ati nitwe duhagaze aho ngaho nzagenda mpima ikinyoma cyanyacyo ariko icyo kinyoma ni nkihima nzamenya ko ndizaba ndimo ndatandukana nawe bwa burundu ntazonga bisubira noneho iyo ugize umwaka noneho David uyu mugore mukagirana ibibazo imiryango itaramwumvaga cyangwa wowe mugabo ukagirana ikibazo n'uyu mugore umuryango utarakumvaga noneho nirindisha n'ubugize ute ubu gwishije none uzi kubana n'umuntu uzi neza ko yakubeshye muri kuburana ngaho uzi ko yakubeshye nta kintu kizima yazonga kugira ute se koko tubwizanye ukuri muri kwa David mani nkumugisha uragira uhangaye umugore wawe ngo yasambanye kandi uzi ko ari ikinyoma noneho ari nubikora akabyumugabo ngo ji wanje ngo ndaza ngo ngomange ngo ndabaza umugabo nawe agahangara kaje bakamukubita amafaranga nawe akema ngo yingo nayingiye kubikora no barangiza bakabunga mukabana hajya uyu mugabo boheje ngo naje gukomanga iwawe tubwizanye ukuri wa mugabo ese uyu mugore we koko ni ikibazo Iki kintu nakivuze nsanga ni ikintu kitari cyiza abantu bankurikiye mu byumve neza niba ubona udafite gahunda yo gutandukana n'umugabo wawe reka kumushira hanze wa mugabo niba udashobora gushira kufutana n'umugabo areke gushira umugore we hanze ihangane birakunda kabisa niba mugiye kujya hanze noneho ngo bagiye kubunga ugahamagara Tsindagira cyangwa ugahamagara David ngo ngwino twunge muzamenye ko nta gahunda yo kubunga ihari ari gahunda yo kubabwira ati mutandukanye hoya nzayi bavuga ngo nuje gusenya ugo wamutiza iki umuhoro umugabo azamaze kubwira ati ndararusha umugabo nakubwira ati niba wararushe rero yigendere ariko aba bana batanje kamabwiswe David bagaze mu mavuta bagaze mu mwuka ndabwa Imana yakubwira ngo tabana batandatu ngigwaye divorce ngo Imana ivuze aba ntago bishoboka tubaje batubira ni abakona bakazana kumva ngo bana batatu wawe barasigaye basingura basize Imana ngo ese urwundi kugiye gushakamo go aba bana bo bukoko tunabwizanye ukuri uyu mugabo uyu mugabo nabo ugiye gushaka reka mbwira abagore natwe twibwire buretse gato uyu mugabo ugiye gushaka hajya we natekereza kuri bana batandatu wasize wa azakubyazamo bangaye ese uyu mugore we natekereza ko umusanze wataye abana batandatu batatu wa mugabo hajya bazakubya nimushwana bagataba bataha wataye batandatu nanje abanje uragira uti ngo tujye ku kindi kintu inama ihari niba utari ready yo kurekura mugenzi wawe nk'umugabo cyangwa se umugore ihangane usenga Imana umunsi uzavuga ati noneho ndi ready kuba namurekura nkamutakaza aribwo uzashyira ibintu byawe hehe ubishyira hagaragara kandi bajya kukunga ntuzemere kandi abwo nubishagaragara uzavuga ukuri nawe ndukamuhara biki kukiri mu gihugu cyo mwijuru none kizaza ko ico giye kumusubaza David ico kinyoma oya barangigeze igihe cyo kujya kumushyira ahagaragara n'amahazi ariko muri iyi minsi wenda umuntu butagahaga umuntu ubutegetswe kugira ute kwihangana nimba nshaka gutandukana nawe nzashaka uburyo bwose ntandukana nawe ariko sinangomba kwirirwa njya kwisobanura mbona njya kwisobanura umuntu nkanjye kwisobanura iki noneho ikindi tuko uyu muntu nakimushaka ikindi iki kiri hano kandi barabyumvamo reka tuve na kano kantu ubundi njya kwisobanura ngo uyu mugore sinshaka ko tubana ko arizi impamvu niwe wafashe umwanzuro wo kutabana nawe uvuga ati ngiyewe rero ibyo twajyanye tubiziranyeho yavuga ibye nanjye nzavuga ibyawe tukujya kwisobanura iki yagiye mwareka gutranya iyo miryango no gutranya abantu mugatandukana ku neza ubone kirumvikanye ikindi wowe mugore nawe mugabo mufashe inzu muyishiyemo ibyumba umugore afashe umwanya wo kuja mu cyumba cye n'umugabo afashe umwanya wo kuja mu cyumba cye ariko mu gihe cyo kuja kujya bahuriye kuki oya igihe biba ngombwa ko umuntu yitekerezaho hari akanya ka meditation umwaka umwe imyaka 2-3
oya ko nakanye kandi dukeshe nakanye gutekereza imyaka 2 3 oya aho yango tsindagira hari abantu babayo nka gutya kuko abantu baze kubyumva neza tumaze imisi tuvuga ngo twige kandi tunagire hari abantu babayeho gutya nk'ubu ngiye kuba nakureba gutya sibyo nk'ubu nkanye nkunda kugisha kwikwisha cyo ko wambanga ngahita kuvuga ati ngibi byambanga ngahita nduhuka nkanabohuka sibyo hari na wa muntu ufata kandi kugira ibyamubayeho abanza bifatira igihe kirekire anitekereze ko yangamanza abaho ku mutima we yaba ari kukubona akabona umutima we ntukuboka bikamusaba ko yaba agiye ku ruhande gatoya David ndi kuvuga ngo shitani ibi bintu ni shitani wahagurukiye ingo ababyeyi barimo bararira abagabo barimo bararira kuta umugore akugaburira tujye tubwizanye kuri David ubu tuyubayere yandere ndanzi posho mbaye ngabira Francine amafaranga uja guhaha ariko arateka mu gihe cyo kuja kuruhuka uko yaje ruhuka kwanye nyamara niba ndufite imodoka mfate mu gitondo umushofera dutware umugore aje ku kazi anje mu kazi umushofera aje kurujwa naje dure muri butiki kimwe ariko no twahurira mu cyumba kimwe kuko tubwizanye ukuri ibi bintu babishigikiye none ukumva umugabo uyu munsi ari muri Amerika ateza indege agiye gusura yenda bene wabo mu Burundi sibyo ariko umugore ndagaze icyerekezo umugabo agize ute agiyemo iyo si shitani no gusenga shitani hagurukiriye ingo kandi none reka ngo ubwize ukuri cyuri kiri kumbabaza ibi bintu byabikuye kuba mu bantu batoya ariko no mu bakuze koko shitani nyine nuko nkuko akora hanyuma sinagira tugiye kujya mu ijambo ry'Imana twaganiriye abari bubyumve mwihangane muravuga ati so naba bahanuza ibintu baganiwe na David ni ibintu biki ariko ni ibintu biri kugaragara ko bitameze neza mu ngo ni ukubwira Imana ikongera ikagaruka mu miryango yacu ikongera ikubakiza ingo igakura amakimbirane mu ngo zacu kuko ibintu bihera kuva umugabo ngo yishe umugore kuva umugore ngo yishe iki yishe umugabo kubera iki no gusenga abantu bavuye kumwimerera abantu umwuka wera bamurekuye abandi Yesu bamurekuye abantu bagiye mu bitagira umumaro niyo mbavu shitani ari gukora kuki kumugaragaro n'abandi dore kumva umuntu ngo mvuye by'imisi 3 ngo ariko ngo nuko mvuye by'imisi 3 ngo ndatamu cyumba cyaje koko ayo masengesho uri gusenga ataguhindura ni masengesho ki cyaka wenda ufashe by'imisi 3 ngo usubire mu cyumba cyawe tubyemere twikiziyo nti cyangwa se uvuga ngo none ukuva umugore avuze ngo Mana ngo mfite ikigaragazo urimo urasenga ngo urukufite ikigaragazo no wambwiye ngara gusengera umugabo nkapfe none se ubwo koko uwo nguwo koko uwo ni umunyamasengesho oya hanyuma ku bantu badukurikiye tugiye kuganira natsindagira mu ijambo ry'Imana muzi neza ko nkunda ijambo ry'Imana no kuri Gonake Plus twavuze ibintu byinshi ariko udukurikiye ushobora gukwama injyawe ukareba ahantu bitagenze neza ukavuga ati hano ntibyagenze neza ukaza kutubwira ati hano muzakosa kinyi ariko nizaki ibintu twavuze ari ibintu by'ingenzi tugiye kuganira natsindagira abantu mwagiye mukunda natsindagira hano kuri Gonake Plus muzi neza ko iyo utizeye arakwizera kandi akwizera no kuri gakora imirimo n'ibitangaza kakantu tsindagira kakantu yukavuze kuntu wizerera umuntu oya ndabizabura imbambi biza David ikintu cya gufata umwanya wo gusengera ingo nukuri Imana ngo nyinje ziri gusha ziri kurara zisha ariko mu gitondo wari umugabo ngore yisize wari umugabo yakara bikagira ngo na amahoro ariko ndamuhoragiza utahari ukuva umuntu ngarapfuye ariko ikibazo ngapfuye gute ko yaravuye mu rugari muzima kumbi ni ibibazo reka tujye mu ijambo ry'Imana tujye mu ijambo hanyuma tsindagira n'umuhanuzi ni umuvuga butumwa ni umuntu Imana yo gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi kanongeye nsubire mutsindagira ni umuntu Imana yo gukoresha imirimo n'ibitangaza ndamubakundishe ku bantu bakurikiye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tugezeho uyu muntu ni umuntu Imana yo gucisha mu buhanuzi bugasohora kandi vuba reka twumve ijambo ry'Imana muzi ko nkunda ijambo ry'Imana kandi fasha Bibiliya siganye iminota itarenze 10 tugiye kuyikoramo fatira Bibiliya wihangane dusome ariko bahumure kuko Imana ndi mwijambo kwanga Imana yacu zaza ndabwiza ceceka yego turasoma hehe iri muri Zaburi ya 50 umurongo wa 3 Zaburi 50 umurongo wa 3 kamagere aha udusomera uwo murongo Nihangane dusome neza yego Zaburi ya 50 umurongo wa 3 uranditse ngo Imana yacu izaza ye guceceka Imana yacu izaza ndabwiza ceceka yego imbere yayo umuriro uzakonkora imbere yayo izaza n'umuriro uzakongora yego umuyaga w'ishuheri uzayigota umuyaga w'ishuheri uzayigota no murongo gusa dushaka haleluya ijambo riratubwiye ngo Imana yacu izaza ndabwiza ceceka
birashoboka ko mu muryango abantu bagucecekanye, washatse akazi karagucecekana, urucuruza ruragucecekana, ushaka ibyangombwa ntiwabibona. Haleluya. Urushaka urubyaro ntiwarubona. Abantu mu muryango uvukamo baragucecekanye, muri karitsiye abantu baragucecekanye, ariko nguzana ijambo rikubwira ngo latosi efo, Imana yacu yigiye kuza ntabwo izaceceka. Ndemerera mukobwa uri hano, nyemerera mupapa ugiye urukungurikira, wa mumama urukungurikira, ntabwo nzi ahantu uherereye, sinzi ibintu byagucecekeyeho, sinzi abantu bakuvuyeho, sinzi icyerekezo urimo, aho uri hose, aho waba uherereye hose, si ngombwa ngo mbamenye, ariko nje gukubwira ngo Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Niba uri mu busizi ni wowe ubizi aho uhagaze, niba uri mu busambanyi ni wowe uzi icyerekezo urimo, niba uri mu bujura ni wowe uzi icyerekezo urimo, niba uri mu buneguranyi ni wowe uzi icyerekezo ugize ute urimo. latosi efo, niba uri mu bapfumu ni wowe uzi icyerekezo urimo. Wa mukobwa niwe warakuyemo inda, ibyo ntabwo nje binawe birakureba. Igihe Imana yacu izazira, ibyo byose izabishyira ku karubanda. Ijambo riratubwira ngo kandi latosi efo, nubwo Imana yacu izaza ndizeceke, izazana umuriro wayo ngo uzaca imbere yawe. Uyu muriro uje gukongora ibyari bikuriho, uyu muriro uje gutwika ibyo baguteze, uyu muriro uje gutwika ibyatuma udashingira umugisha wawe, uyu muriro Imana yohereje ije gutwika abanzi bakurwanyaga. lepiratosefo, uyu muriro lelatosefaya, kandi iravuze ngo none nubwo izaza igoteshejwe n'iki? N'umuyaga. Yesu nashimwe. Nyewe ntabwo zikunda abantu bagucecekanye, ariko Imana niba izaza ndiceceke, ntabwo izaza yonyine. Imana izazana n'ibintu byayo, Imana izaza ivugana nawe izanye ibintu byawe bawanyazwe. Imana yakubwira yuko izagutabara. Niba izaza ndiceceke, izanye ubutabazi ku buzima bwawe, ije kukurengera, ije kukurengana aho warenganuye, ije kugukuraho imitego bagutezeho, ije kugukuraho borokaje, ije kugukura mu businzi urimo, ije kugukura mu busambanyi urimo, ije kugukura mu bupfumu bapfumu urimo, ije kugukura aho babaye ubuzima bwawe, ije gukura ifoto yawe bayitongereho. Iyi Imana iraje, ntabwo iragusiga muri karande urimo, iragukura muri karande. letosi efa nenetosi enevu. Niba Imana yacu ihagurutse, ntabwo uzayihagarara imbere, niba ihagurutse ntabwo uzayitambika. Kuri ihagurutse rero, hari ibyo ije gukemura ku buzima bwawe, hari ibyo ije gukemura mu rugo rwawe, hari ibyo ije gukemura ku rubyaro, hari ibyo ije gukemura ku mugabo, hari ibyo ije gukemura mu kazi, hari ibyo ije gukemura mu nzu yawe, hari ibyo ije gukemura mu butunzi bwawe, hari ibyo ije gukemura mu rucuruzo, hari ibyo ije gukemura mu byangombwa, kuko izaza latosevo ntabwo izaceceka. Abantu baragucecekanye, mu muryango barakujugunya, abantu bakuvaho, ariko ijambo riratubwiye ngo Zaburi ya 50:3, Imana yacu izaza ntabwo izaceceka. Amen. Waba uri umuririmbyi muri kora akaba baragucecekanye, waba uri umukobwa wasohoka baragucecekanye, waba uri umusore abakobwa bamusohoka baragucecekanye, kubyara byaranze, ariko abantu baragucecekana. Imana yiraje, niba ijari byije guhindura. Haleluya. Twongere dusome irindi jambo. Yego. Amen. Amen. Twongere dusome irindi jambo David. Riri muri tusomye muri Zaburi. Yego. 50, tugiye gusoma muri Zekariya 12:4. Zekariya. 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 Ezekiel. Zekariya. 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 Zekariya 12:4. 12:4. Mana yacu mwendu b'Imana mwihumure, abantu nubwo bagucecekanye, Yesu ntabwo azaceceka. Aranditse ngo yego. Uwiteka aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, uyu munsi ifarashi, uyu munsi zakanga ifarashi. Yego. Uwo munsi nzakanga ifarashi yose, kandi uyiriho nzamutera ibi cyangwa ntagariko niho, kandi iriho nzamutera ibisazi. Yego. Nzahereza amaso ku nzu ya Yuda. Yego. Kandi amafarashi y'amahanga yose nzayamuha
akugose nzayakigumisha akugose kumeza nzayamuha oya amaso ye. handitse ngo Uwiteka aravuze ati uwo munsi nzakanga ntabwo ari kwanditse reka nongere nsubiremo neza reka dusome neza Uwiteka aravuze ati yego uwo munsi nzakanga ifarashi yose kandi uyiriho nzamutera ibisazi nzahereza amaso ku nzu ya Yuda kandi amafarashi y'amahanga yose nzayamuha nzayahuma amaso. Amen. Iri ni ijambo riri muri Ezekariya 12:4. Ijambo ryatubwiye ngo Imana yacu izaza ntabwo izaceka ari muri Zaburi. None muri Zekariya aratubwiye ngo Uwiteka aravuze ati uwo munsi nzakanga ifarashi yose kandi uyiriho nzamuteza ibisazi nzahereza amaso ku nzu ya Yuda kandi amafarashi y'amahanga yose nzayahumura amaso. Yego amen. Imana iravuze ngo ije gukanga ifarashi yari guhagurukiye. Ntabwo nzi ifarashi yahagurukiye ubuzima bwawe, ntabwo nzi ifarashi yahagurukiye urucuruzo rwawe, ntabwo nzi ifarashi yatumije uyu mukobwa adashaka, ntabwo nzi ifarashi yatumije wa mubyeyi utabona urubyaro, ntabwo nzi ifarashi yatumije bizinesi yawe ihagarara, ariko kuko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka azaza ntabwo azaceceka. No efota sefo kuba atazaza ndaceceke, aritegereje gukangira ifarashi. Uretse kugukangira ifarashi, David aravuze ngo nuyiriho Imana izamuteza iki ibisazi. Arongera Yesu aravuze ngo kandi ijisho rye rizaba ku rugo rwawe. Wivuga ngo urugo rwawe ni Yuda. Ijisho ry'Imana rigiye kuba ku buzima bwawe, ijisho ry'Imana rigiye kuba n'abana bawe. Aravuga ngo kandi none amafarashi akugose Uwiteka nazahumisha iki amaso. Yatubwiye ngo azaza ntabwo azaceceka. Hari ibyari bikwasamiye, hari ibyakurebaga ku manywa na nijoro ukabona kutambuka. Imana iravuze ngo ari byo guhumisha amaso. Le pilato sefo hari ifarashi barazibaga nabo bagiye gushaka inzu ku biro uburozi bwo gukuroga. Imana iravuze ngo iyi farashi Uwiteka arayigukangiye. Aravuze ngo uretse no kuyikanga n'uyigana yagiye kumugira umusazi. Bashatse kugusarisha ndibyemera, ariko ijuru riravuze ngo noneho birahindutse. Lato sefo igihe Moridekayi yaravuze ngo Amana mufite ububasha, baranditse ngo birahindutse. Hari ibihindutse ku buzima bwawe, hari ibyo abantu bari bateze mu nzango byimbibirenge ntabwo kibyimbye ibirenge. Byamba riratubwiye ngo Uwiteka gukangiye ifarashi niwayigenda haje Imana imuteje iki ibisazi. Ntabwo igisazi abakwifurije ibisazi no bagiye gusara, abavuze ngo uzangana ntabwo uzangana no bagiye kwangara. Imana igutabare hagati y'abanzi bawe. Baravuze ngo ntabwo uzabyara kubyara kuko Yesu agukangiye ifarashi. Uyu mupfumu bagutongeraho datara mu gukangiye, uretse kumukanga no gusara arasaza no gupfa arapfuye. Hari abantu Imana igiye kubohora, hari abantu Imana ibohoye ibyabo. Wa mukobwa Imana irakubohoye, wa mumama Imana irakubohoye, wa mupapa Imana irakubohoye. Mbavu utari wabohokaga nuko ifarashi yakugendagaho amanywa na nijoro. None data avuze ngo agukangiye ifarashi, uretse niwajaga kukujana mu bapfumu n'abamuteza ibishazi. Uwatumije ava ngo ubwo ntabwo uzashingira, nawe akivuga ngo abakobwa n'abafite ni batatu ntibazashaka, kavuga ngo uyu musore umuhungu wanje arangije ndakaza azabona. Nuko ifarashi yagikugendaho bahuraga batega bakugenzeza ubuzima. Ariko uva ku ijambo ritubwiye ngo Uwiteka kubahagurutse ndaceceke agukangiye ifarashi. Yirukanye ifarashi ari ku buzima bwawe, yirukanye kandi ari ku buzima bwawe, yirukanye ubukene bwawe ku buzima bwawe. Lato sefo Imana ibohoye ibyo byari woshwe, ibohoye akazi kawe, ibohoye urubyaro, ibohoye leto senevo. Iyi ndabari bakuzicaho ngo nduyibyare, ugiye kuyibyara mu izina rya Yesu, kuko ifarashi bari baragutezeho data arayigukangiye. Uwari wagiye kukujana mu bapfumu data yaguteje bamuteje ibisazi. Uyu mupfumu bajagaho data muhumishije amaso. Imana ifunguye amarembo y'ubuzima ku buzima bwawe.
mama ntabwo nzi igihe umaze igihe kirekire ufite amarira. Iyi farashi bayiteje urugo rwawe, mwahoraga muri gusambagurana, nta mahoro wari ufite mu rugo rwawe. Wa mupapa wataga wikandaga ko nta mahoro yari ahari. Latosefo, wumvaga induru ku buzima bwawe, urugo rwawe ruzengurukwamo n'abantu, wahoraga wumva imirindi ku buzima bwawe. Iyo mirindi ntabwo urongera kuyumva. Iyo mirindi yatumaga udasinzira, iyo mirindi yatumaga abana bawe batiga, iyo mirindi yatumije utabona akazi, byagukanza ni byinshi, byatumije utabona amahoro ni byinshi. Ariko umva kuntu Uwiteka avuga nyine muri aya masaha, Imana igukangiye ifarashi, ntiwayigendaga Imana imuteje iki? Ibisazi. Imana ije kubohora ubuzima bwawe. Nzoje kubwira ngo akira gutabarwa n'Imana, akira kubohorwa n'Imana, akira kubohorwa na Nyirijuru. Imana igeze kuri dosiye yawe, igeze ku butangombwa cyawe, Imana igeze mu rubanza rwawe, Imana igeze ku buzima bwawe. Imana ije gufungura kuko ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka azaza none ntabwo azagira ute, ntabwo azaceceka. Tavino kuri kw'Imana. Hari abandi Imana ikangiye ifarashi, hari abandi Imana ikuyeho borokaje, hari umukobwa Imana ikuyeho uburwayi. Uburwayi urumara igihe kirekire, wa mubyeyi Imana ikukijije uburwayi. Wajaga kwa muganga akarurwaye, nabwiye abantu ngo waje kwa muganga bakaguha ikinini cyo gusinzira, bakaguha imiti ugasinzira, ariko waramutse usinze nta miti bagoye kugukangura. Ariko ahantu Yesu ageze ibintu byose birahinduka. Ngwifurije ko Yesu yagira ku buzima bwawe, ngwifurije ko Yesu yakuvugaho, ngwifurije ko Yesu yahagurukira ubuzima bwawe. Aya masaha Uwiteka Latosefo, kwezi kwa karindwi Imana ikurengere. Turi itariki 3 z'ukwa karindwi, Imana ifungura amarembo ku buzima bwawe. Byari byaranze kukwitaba, nibikwitabe mu izina rya Yesu. Amen. Tabe Imana itabaye abantu. Kandi mbonyera abandi Imana igiye gukiza. Nukuri mama, wari ufite umuzimu w'indatsi kuko bahorizaga ifarashi mu rugo rwawe, wacuruzaga business ikahomba. Jobundi imodoka yawe warayihombye bayiteza cyamunara, nuko ifarashi yarageze mu byawe. Ariko nyumwuka arambye ngo hari ifarashi akanze, hari ifarashi ivuye ku buzima bwawe, hari ifarashi ivuye mu rugo rwawe. Mwakire kubohoka, mwakire umugisha, wakire gutabarwa muri uku kwezi. Mana y'amahoro yongera ifungura amarembo y'ubutabazi ku buzima bwawe mu izina ryande rya Yesu. Amen. Amen. Ye kutagushimiye cyane umukozi w'Imana. Amen. Flash naryumvise cyane. Nizeye ko n'abantu ikiganiro cyose bagikurikiye bacyumvise. Nkuko twabivuze hano kuri Gonake Plus, iwacu ni wawe ijambo, iwacu ni wabo w'abantu bo kubohoka. Byaba bibabaje kubukurikiye kino kiganiro cyose kigeze kuri uyu munota, nta kintu cyawurakuramo. Byaba bibabaje cyane. Ako kanya kose kakaba kagupfiriye ubusa, ariko mu byukuri gerageza kanya ntikagupfira ubusa. Farashi arijengereje benshi, kagupfira ubusa. Hanyuma nkuko nabibasezeranyije, reka mbere umukozi w'Imana aduhe nimero ye ku bantu bifuza gusengana nawe, kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, ukamwandikira cyangwa se ukamubaza ibindi bintu, bose barabyemera. Ni karibu na nimero yawe: 0788 61 49 16. 0788 61 49 16. Mana wahumugisha. Mana yacu, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Wewe wagira muri izi ngo ziri kujyajyana ugatanga amahoro, wewe wakangiye ifarashi itumije abakobwa badashaka, wakangiye ifarashi itumije abantu batabona akazi, wakangiye ifarashi iteje abantu amadeni, le pilatosi efaya, wakangiye ifarashi itumije uyu mubyeyi atabona urubyaro akabona urubyaro, wakangiye ifarashi itumije abana bacu batabona akazi. Mana turasenze mu izina rya Yesu Kristo, nyemerera abarwayi bakize, abafite amadeni ubishurire, ababuze icyerekezo utanga icyerekezo, abadafite urushoro utanga urushoro. Letosi efaya, uyu muntu le pilatosi revo, abarwayi umugongo turabasenge, abaribwa imitwe turabasenge, bari kuribwa mu nda turabasenge mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana indwara z'amayobera, ndirukana kanseri, ndirukana umuvuduko, ndahagarika diyabete, mbagaze mu mavuta yo gutegeka. Nabonye nta ndwara udakiza, ndwara zose urazikiza. Niyo mpamvu mvuza ngo Kristo, abashoferi turabasenge, turasenge abanyeshuri bari kugenda mu binyabiziga, turirukana impanuka mu muhanda mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera mwuka wera, bakozi bawe turabasenge.
turabasenge, udukomereza amaboko, abavuga butumwa turabasenge, bahanuzi turabasenge, Mana turasenze, udukomereza amaboko, kandi le piratos revo, abaho bayibamara umubabaro, abatagira icyerekezo, Mana utanga icyerekezo. Uyu mukobwa ufite ubukwe turamusengeye, Mana bafite ubukwe bahereza imfashanyo, kandi batera ingunga muri uru rugendo, uko bakeza mu bukwe bw'Ikana, bafite ubukwe nabugera mu ngo zabo, kandi bakomereza amaboko. Natuye uburinzi abakozi bawe, abajyamye bari muri Amerika turabasengeye, ubahereza ibitotsi bagubwe neza, kandi isaha kubyuka bakangura amahoro. Niko mbatuyeho uburinzi, mbatuyeho ubutabazi, igihugu cyose cyo turagisengeye, si yose turayisengeye, uyitanga amahoro. Iyo utanze abantu babasha gutera amahane. Natuye uburinzi mu gihugu cyacu, natuye igihugu uburinzi ku Banyarwanda, natuye uburinzi ku isi yose, mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina.